mwongeye kwirirwa. Ni Clemence ndabasuhuje, abari ku manywa mwiriwe neza, abari mu gitondo ni mwaramutse bitewe n'igihugu muherereyemo. Nkuko bisanzwe rero tugiye kubigisha n'ubundi guteka. Uyu munsi tugiye guteka umureti urimo ibirayi n'ibitunguru, urimo n'amagi. Turakoresha ibirayi bitatu ahangaha, turakoresha amagi yacu 4, turakoresha ibitunguru 2, turakoresha n'umunyu. Ni ifunguro ryiza umuntu akoresha ari kwihuta ashaka kugenda, kandi rikaba ritunganyije neza. Ubwo rero tugiye gukomeza tubereka ukuntu tugiye kurikora. Tugiye gukaraba n'amazi meza kugira ngo dutangire dukore umureti wacu neza ufite isuku. Karaba intoki kugira ngo dutangire duhate ibirayi, dukore neza, tubihate bitatu. Umuntu aba yabanje kubikorera isuku kugira ngo nabihata bibe bidafite umwanda, akabihata neza. Murabona aha tumaze kubihata, twabyogeje nanone neza, duhita dukata igitunguru cyacu. Aka gatunguru rero ni icyo kugira ngo agafiriti kacu kaze kuza guhumura, kuko ibirayi turabishyira mu mavuta ariko dukoresha amavuta make. Iki gitunguru rero nacyo uretse no kubihumuza kiba gifite vitamine. Turakata ibitunguru 2. Ibyacu rero turabikata tukakatamo gutya. Iyi modeli niyo turakata, bikate gutya. Gutya bikate, tumara kubikata gutya turongera dukatemo dutoya gutya dukate twose. Ahangaha amagi yacu tugiye kuyamena. Ahangaha igitunguru twarangije kugikata. Ahangaha urabona uko ibirayi bikase, ukata bifiriti ukongera ugacamo 2 amachips. Ubwo rero tugiye no kumena amagi yacu, ubundi niyo turi bukoreshe. Nayo uba wayasukuye, kuko ahantu umuntu aba yaguriye ntabwo aba yizeye isuku yaho. Urayazana ukayoza ukayabika afite isuku. Ushobora kuyamena amagi yacu muri kubibona, ubundi ukayakubita ku buryo aranoga neza, ukagireba ko hose yanoze, kanoga neza. Ufata n'akunyu gakeya ugashyiramo ukomeza ugakubita kugeza igihe aranogeye. Ni uguhita ucana gaze, noneho ugashyiraho ipanu yawe. Bya birayi byacu twakase tugashyiramo ubuto. Murabona ubuto dushyizemo uko bungana. Ubuto tugiye gutegereza bushye, ubundi murabona ko ubuto bwahiye. Ubwo tugiye gushyiramo ibirayi. Babishyiramo byose, ushyiremo ubundi tugaragure kugira ngo bijye hose, bikwirweho neza. Murabibona. Ubundi noneho dutegereze. Ahangaha ibirayi bishyira mu mavuta utashyizemo umunyu, bishyiramo nta munyu urimo. Murabona aho bigeze bitangiye guhinduka. Ubwo rero uri kubona byatangiye gusa
nk'ibikomera ugenda ubirindura, ukabirindura hose ukareba aho bitari guhinduka, ukagenda ubishyira hasi ubirindura hose ku buryo ubona ko byose byagize ute bigezeho. Muri kubona ko ahangaha ibirayi byacu byahinduye akabara, byakomeye. Ubwo rero icyo dukora tugabanya ku buto, ukugabanya ku buto ku buryo hasigara ubuto bukeya. Ko ubuto twabugabanyije hasigayemo buke cyane, ugabanya no ku muriro, umuriro ukawugabanya kuko ibirayi biba byahiye, ukagabanya akariro kakaba gake, hagasigara akariro gake, ubundi ugashyiramo bya bitunguru wakase. Ibitunguru wamara kubishyiramo ukagaragura, ukabivanga n'ibirayi. Ibitunguru kubivanga rero birahumura, bimera nk'ibivuyemo ubukarihe, bikoroha kandi bigahumura. Urabivanga, ubu biri guhumura kubi, birahumura cyane. Uravanga bikajya hasi ku buryo ubukarihe bw'ibitunguru buvamo. Iyo urangije ufata akunyu n'ubundi ugashyira hejuru kugira ngo ifiriti n'igitunguru bibe bifite akunyu. Kongera ko igitunguru nta nubwo wamenya ko birimo, kandi mwabona ukuntu byari bimeze. Ubu ngubu rero ya magi yacu twari twamennye nayo tuyasukaho, ukagenda unyanyagiza hose ku buryo agera hose. Ubwo iyo umaze kubikora utyo ugira ute, wongera akariro. Ahangaha murabona twashyizemo amagi 4, ugenda ubirindura ukareba ko bitari bufatwe hasi, kandi akariro uba urongera ukawongera kugira ngo ukajya uzinguza n'ipanu kugira wumve ko utari bufatwe munsi, ukagenda ubirindura. Murabibona ahangaha unabirebye wagira ngo nta magi arimo, ariko arimo munsi biba bigaragara. Hari abantu rero batazi no kubirindura umureti kugira ngo uzufashe, ubundi urakomeza ugacugusa ukareba ko nta byagiye munsi, ukarehengura hose. Ubwo tujyana ku isahani ukabikora utya kugira ngo uze kugaruka ubirindureho neza n'isahani. Ufata umureti ugahita uwubirindurira mu panu. Urabona umureti wacu wahiye. Ni karibu mwese ku meza, mukande subscribe, mukande share na comment, ako kazogera mujye mukarebaho cyane. Nukuri mujye mukomeza gukurikira ibiganiro byacu, tuzajya tubagezaho ibintu byiza kandi bimeze neza. Ni karibu ku meza. Mwongeye kwirirwa, ni Clemence, ndabasuhuje. Abari ku manywa mwiriwe neza, abari mu gitondo ni mwaramutse bitewe n'igihugu muherereyemo. Nkuko bisanzwe rero tugiye kubigisha n'ubundi guteka. Uyu munsi tugiye guteka umureti urimo ibirayi n'ibitunguru, urimo n'amagi. Turakoresha ibirayi 3 ahangaha, turakoresha amagi yacu 4, turakoresha ibitunguru 2, turakoresha n'umunyu. Ni ifunguro ryiza umuntu akoresha ari kwihuta ashaka kugenda, kandi rikaba ritunganyije neza. Ubwo rero tugiye gukomeza tubereka ukuntu tugiye kurikora. Tugiye gukaraba n'amazi meza kugira ngo dutangire dukore umureti wacu neza ufite isuku.
karaba intoki kugira ngo dutangire duhate ibirayi dukore neza. Tubihate bitatu. Umuntu aba yabanje kubikorera isuku kugira ngo nabihata bibe bidafite umwanda, ukabihata neza. Ibirayi murabona aha tumaze kubihata, twabyogeje nanone neza, duhita dukata igitunguru cyacu. Aka gatunguru rero ni icyo kugira ngo agafiriti kacu kaze kuza guhumura, kuko ibirayi turabishyira mu mavuta ariko dukoresha amavuta make. Iki gitunguru rero nacyo uretse no kubihumuza kiba gifite vitamine. Turakata ibitunguru bibiri. Ibyacu rero turabikata tukakatamo gutya. Iyi modeli niyo turakata, bikate gutya. Gutya bikate, bikate. Tumara kubikata gutya turongera dukatemo dutoya gutya dukate twose. Ahangaha amagi yacu tugiye kuyamena. Ahangaha igitunguru twarangije kugikata. Ahangaha urabona uko ibirayi bikase, ukata bifiriti ukongera ugacamo kabiri amachips. Ubwo rero tugiye no kumena amagi yacu, ubundi niyo turi bukoreshe. Nayo uba wayasukuye, kuko ahantu umuntu aba yayaguriye ntabwo aba yizeye isuku yaho. Urayazana ukayoza ukayabika afite isuku. Ushobora kuyamena. Amagi yacu muri kubibona, ubundi ukayakubita ku buryo aranoga neza, ukagireba ko hose yanoze, kanoga neza. Ufata n'akunyu gakeya ugashyiramo, ukomeza ugakubita kugeza igihe aranogera. Ni uguhita ucana gaze, noneho ugashyiraho ipanu yawe. Bya birayi byacu twakase tugashyiramo ubuto. Murabona ubuto dushyizemo uko bungana. Ubuto tugiye gutegereza bushye, ubundi murabona ko ubuto bwahiye. Ubwo tugiye gushyiramo ibirayi. Babishyiramo byose, ushyiremo tugaragure kugira ngo bijye hose, bishyirweho neza. Urabibona. Ubundi noneho dutegereze. Ahangaha ibirayi bishyira mu mavuta utashyizemo umunyu, bishyiramo nta munyu urimo. Murabona aho bigeze bitangiye guhinduka. Ubwo rero uri kubona byatangiye gusa nk'ibikomera, ugenda ubirindura, ukabirindura hose, ukareba aho bitari guhinduka, ukagenda ubishyira hasi ubirindura hose, ku buryo ubona ko byose byagize ute bigezeho. Muri kubona ko ahangaha ibirayi byacu byahinduye akabara, byakomeye. Ubwo rero icyo dukora tugabanya ku buto. Mu kugabanya ku buto ku buryo hasigara ubuto bukeya, ko ubuto twabugabanyije hasigayemo buke cyane. Ugabanya no ku muriro, umuriro ukawugabanya kuko ibirayi biba byahiye.
ukagabanya akariro kakaba gake, hagasigara akariro gake, ubundi ugashyiramo bya bitunguru wakase. Ibitunguru wamara kubishyiramo ukagaragura, ukabivanga n'ibirayi. Ibi bitunguru kubivanga rero birahumura, bimera nk'ibivuyemo ubukarihe, bikoroha kandi bigahumura. Urabivanga, ubu biri guhumura kubi, birahumura cyane. Uravanga bikajya hasi ku buryo ubukarihe bw'ibitunguru buvamo. Iyo urangije ufata akunyu n'ubundi ugashyira hejuru kugira ngo ifiriti n'igitunguru bibe bifite akunyu. Kongera ko ibitunguru nta nubwo wamenya ko birimo, kandi mwabona ukuntu byari bimeze. Ubu ngubu rero ya magi yacu twari twamennye nayo tuyasukaho, ukagenda unyanyagiza hose ku buryo agera hose. Ubwo iyo umaze kubikora utyo, ugira ute, wongera akariro. Ahangaha murabona twashyizemo amagi 4. Ugenda ubirindura ukareba ko bitari bufatwe hasi, kandi akariro uba urongera ukawongera kugira ngo ukajya uzinguza n'ipanu kugira wumve ko utari bufatwe munsi. Ukagenda ubirindura. Murabibona ahangaha unabirebye wagira ngo nta magi arimo, ariko arimo munsi biba bigaragara. Hari abantu rero batazi no kubirindura umureti kugira ngo uzufashe. Ubundi urakomeza ugacugusa ukareba ko nta byagiye munsi, ukarehengura hose. Ubwo tujyana ku isahani ukabikora utya kugira ngo uze kugaruka ubirindureho neza n'isahani. Ufata umureti ugahita uwubirindurira mu panu. Urabona umureti wacu wahiye. Ni karibu mwese ku meza. Mukande subscribe, mukande share na comment. Ako kazogera mujye mukarebaho cyane. Nukuri mujye mukomeza gukurikira ibiganiro byacu, tuzajya tubagezaho ibintu byiza kandi bimeze neza. Ni karibu ku meza. Dukate turyeho twumve ko twatetse neza, twumve ko biryoshye.